Yesu ashimwe. Ndabashuhuje mwese abo turi hamwe, yaba abo turi hamwe hano muri Uganda cyangwa se abadukurikiye bari mu bihugu bitandukanye. Nanone nongeye kubasuhuza. Nitwa Pasiteri Ntagozera John, ni umupasiteri mu itorero rya ADPR PCIU ADPR Uganda, niho nkora umurimo w'Imana. Nejejwe n'Imana rero kuganira namwe ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Nehemiya ibice byaho 2, umurongo wa 17 ndetse n'uwa 18. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Mperako ndababwira nti ntimureba ko tumeze nabi, ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike y'i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Umurongo wa 18. Mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza, mbabwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake, nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Amen. Mana, turagushimye wongeye kutugirira ubuntu, ukatwongera amahirwe ndetse n'umwanya wo guhangara tukavuga ibyawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugeze muri uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rikuru, riraturuta, ariko turasaba umwuka wawe wera kugira ngo abe muri twebwe abagiye kurivuga, ndetse kandi abe no mu bagiye kuryumva, kugira ngo ari njye urivuga n'abari urikurikire twese twunguke kandi tubashe kungukira mu ijambo ryawe. Urakoze kugiye kudushyigikira, kuko ushyigikira ubwami bwawe. Bisabye ningize izina ryawe ryera Yesu. Amen. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho. Umutwe uvuga gutya, ndavuga ngo iki ni cyo gihe cyawe cyo gukorera Imana. Ndumva ari uwo mutwe ngiye guha aya magambo tugiye kuganiraho. Uravuga ngo iki ni cyo gihe cyawe cyo gukorera Imana. Kubera iki mvuze gutya? Abantu benshi bafite inzitwazo. Hari abantu bavuga ngo ntago igihe cyane cyo gukorera Imana kiragera, bakabwira n'Imana ngo niramuka ikoze ibi ngibi nibwo bazayikorera, bakagenda bashyiraho impamvu zitandukanye. Ariko uyu munsi ngize umugisha wo kuvugana nawe, nkuzaniye ijambo rivuga ngo iki ni cyo gihe cyawe cyo gukorera Imana. Kubera ko tuzi iminsi tumaze, ariko ntago tuzi iminsi dushigaje. Niba rero ugitekereza ko uzakora mu gihe kizaza, waba wibeshya cyane, kuko ntago tuzi igihe dusigaje. Kandi niba wumva warakoze mu gihe cyashize, nagira ngo nkwibutse ko ijambo ry'Imana ritubwira yuko imirimo ya nyuma ari izahesha iya mbere agaciro. Nongera kukubwira ngo iki ni cyo gihe cyawe cyo gukorera Imana, kandi nanjye nicyo gihe cyanjye cyo gukorera Imana. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Nehemiya. Uyu mugabo ni igihe cyari kimukomereye, ni igihe ubuzima bwabo butari bumeze neza bw'Abayisiraheli. Bari barajyanyweho iminyago. Ubwami bw'i Babuloni bari barabateye, barabanyaga, batwara abantu, batwara n'ibintu. Haba amateka akomeye cyane, babajyana kubakoresha imirimo y'ubucakara. Bagezeyo uyu mwana bita Nehemiya aza kubigiriramo amahirwe, nubwo ari nta mahirwe yo mu bucakara, ariko Abanyarwanda bakunda kuvuga ngo nibibi birarutana. Aza kugira amahirwe, akora umurimo usa nk'aho ari mwiza, abona umurimo wo guhereza umwami hano muri uyu murwa bita Ishushani. Akora uwo murimo, ariko ukurikiranye Bibiliya uko ijambo ry'Imana ritwereka, uyu murimo ntabwo yawukoze anezerewe. Niyo mpamvu navuze ngo nibibi birarutana,
ntabwo yari kuwukora anezerewe, kuko yari ahari mu buryo atishimiye, mu buryo atateguye, mu buryo atatekerejeho, mu buryo atapuraningiye. Yarabyutse gusa yisangayo atarigeze abitekereza. Bene data, tukiri aho, hari ubuzima twisangamo. Ukaba warakuze wumva uzaba umuntu ukomeye, niyo warigeze wigaho, waba uri mu ishuri kumva nurangiza uzaba umuntu ukomeye, uzaba umuntu ukomeye mu nzego za leta cyangwa se za gisirikare cyangwa se umucuruzi uteye ubwoba, ukumva hari ukuntu wiyumvamo icyo uzaba cyo gikomeye. Hanyuma ukaza gutungurwa kandi no kwisanga ahandi hantu. Bijya bitubaho mu buzima busanzwe. Nanjye mu mikurire yanjye no mu mibereho yanjye ntabwo nari nzi ko iki gihe naba ndi muri Uganda, Kampala. Numvaga ko bitashoboka, ariko natunguwe no kuhisanga. Ariko maze kuhisanga, iri jambo nanjye rirandeba rinzaho, nsanga nicyo gihe cyanjye cyo gukorera Imana, kuko nubwo mpisanze ntarabitekereje, ariko ni igihe cyanjye cyo gukorera Imana. Bene data, uyu mwana ahageze ngo iyi mirimo yose yayikoraga atanezerewe, afitemo ibibazo. Cyambere yarajyanywe ari umunyagano, yakoraga iyo mirimo y'ibwami, byanga byakunda igihugu gitandukanye n'ikibonye kigira imico itandukanye. Niba iwabo barasengaga, wasanga ahantu gusenga turabizi neza ko byabaga bitoroshye. Hari ubuzima yabayemo bwatumaga atanezererwa ibyo ngibyo. Hari ubuzima tujya tubamo butuma tutanezererwa situasiyo turimo cyangwa se ubuzima bwo turimo. Ariko nubwo bimeze gutyo, nubwo hari ahantu twisanze tutarahapuraningiye kuba, nubwo hari ibyo twateganyaga tukisanga turi mu bindi, nubwo waba warabyirutse wumva uzaba umuntu ukomeye, ufite imodoka ugendamo, ufite ukuntu bigenze, uyu munsi ukaba utega taxi nk'abandi bose, ubwo buzima nubwo wabwisanze mutarabutekereje, ntabwo bukwiye kukubuza gukorera Imana. Nagira ngo nkwibutse ngo igihe cyawe cyo gukorera Imana ni iki. Hari abantu benshi bahura n'ibibazo bitandukanye. Ushobora kuba uri umwana w'umukobwa, ugakura ukaririmba muri korali, waragize Imana ugasengera ku nsengero zikomeye, natwe cyane muri ADPR, habaho umudugudu, akabaho kuri paruwase no ku ndembo. Ugasanga wagiye ukunda gusengera ku cyicaro cy'izo nzego zo hejuru, yenda aho wasengeraga hari ku cyicaro cy'ururembo, hari se ku cyicaro cya hedikota, hari ku cyicaro cya paruwase se. Usanga abantu bakunze kuba amakorali akomeye, ugasanga niho wabyirukiye, wakora umurimo w'Imana, Imana yaraguhaye impano zitangaje, uririmba abantu bagafashwa cyangwa se ubwiriza. Hanyuma ukumva nawe wabireba ukabona wanezerewe, ubinejejwe nabyo, bigatuma muri plani zawe zo planinga ukumva ubuzima bwawe buzakorohera. Hanyuma ukaza no kwisanga ahantu utatekerezaga. Bijya bibaho ugasanga ushatse nk'umugabo, ntibigenze neza mu rugo, ugasanga nta mahoro ntabonetse, hari ibintu mutumvikanyemo. Igihe wabaga muri ya korali unezerewe, ari wowe dirigente cyangwa ufite indi mirimo runaka ukora, uvuga rikijyana unezerewe muri korali, ugasanga mu rugo yenda uwo mubanye no gusharinga ibitekerezo, kugabana ibitekerezo, ngo ube wamuha ibitekerezo ntibikunze, ugasanga birakomeye. Nubwo ubwo buzima hari igihe tujya tubwisangamo. Renda nkubwire ijambo ngo ibyo ntibikubuze gukorera Imana. Icyo nicyo gihe cyawe cyo gukorera Imana. Muri situasiyo yose wagira mu buzima bwose ubwo waba urimo, mwene data, nagira ngo nkubwire ngo icyo ni igihe cyawe cyo gukorera Imana. Ushobora kuba warakuze ukuriye mu muryango ukize, wowe ugatekereza ko uzakira kuharenza. Wagera imbere ugasanga biranze, usanze ntibikunze kugira ngo ube umukire nka so cyangwa se sogokuru wawe, wisanze mu bundi buzima yenda barakoreshaga, wowe usanze ukorera abandi. Nubwo ubwo buzima utari warabuplaninze, nubwo ubwo buzima utari warabutekerejeho, niba ubwisanzemo bwira imbogamizi zo kukubuza gukorera Imana, nagira ngo nkubwire ngo iki nicyo gihe cyawe cyo gukorera Imana. Hanyuma ngo uyu Nehemiya ngo ari muri iki gihugu, haza kuza abandi bantu, wageze ngo aza kugira, kubera ko aricyo cyamubaga mu mutima, ngo agira ishyaka ryo gushaka kubaza bimeze bite. Ngo aragenda abaza wa muntu wari uvuye iwabo, aramaze ati se ntiwamenya amakuru bimeze bite by'iwacu? Aramubwira ati mwene data, iwacu ibintu byaracitse, i Yerusalemu harasenyutse, abantu barabatwaye, n'abasigaye batabatwaye nabo babayeho nabi. I Yerusalemu harasenyutse, amarembo yaho yarahiye, habaye amatongo. Mbe ibyo wari uzi Yerusalemu ntabwo ari byo bihari, ngo bimwongerera umubabaro. Twibukiranye neza ngo uyu mwana nubwo yari ari mu bunyage, ntabwo yari abayeho nabi. Ntabwo waba uba ibwami
ukora ku meza y'umwami ngo uburare, ntabwo wakwambara nabi, ntabwo wabaho utoga, ugomba kubaho ukeye, bagomba kuguha ibikenewe byose kugira ngo, kuko uri bugufi bw'umwami. Mu yandi magambo yari abayeho neza, ariko nubwo yari abayeho neza ntabwo byatumaga yibagirwa gakondo y'iwabo cyangwa se iwabo. Ikibazo gikomeye sosiyete duhuye nacyo, sosiyete nyinshi y'abantu cyangwa se abantu duhuye nacyo, ubuzima iyo buhindutse bugahinduka buba bwiza, bituma twibagirwa abo turi bo. Ugasanga niba warabayeho uri umunyamasengesho usenga Imana, kubera ko kugura isukari byari ikibazo, isukari iyo yabonetse ubasha kugura umufuka, ugabanya amasengesho. Ariko nagira ngo mbabwire ngo nta gihe na kimwe gikwiriye kuduhindura ngo kitubuze abo turi bo. Uyu mwana w'umuhungu ngo ikintu yakoze, ngo akimara kumva iyo nkuru ngiramubabaza, afata igihe ngo yibuza kurya, yibuza kunywa, agaragaza umubabaro ngo asenga Imana ababaye kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana, kuko yari yumvise iwabo byagenze, kuko yari yumvise iteshwa agaciro ryabaye iwabo. Bene data, dukwiriye gusenga tukaririra Imana. Hari iteshwa agaciro ry'iby'Imana ririmo rigenda rigaragara muri iyi si. Abantu basigaye bakora ibintu by'urukozasoni, ntabwo bagitinya. Izi social media zo tureba, abantu baragaragaza ibintu by'urukozasoni, ntabwo bagitinya, baramamaza ubwami bwa Satani, barakorera Satani ku mugaragaro. Ibi twakabaye tubireba bikatubera inkuru, bikadupika nk'uko byakoze ku mutima wa Nehemiya, agafata igihe cyo gusenga. Tugafata igihe cyo gusenga Imana, tukamenya ngo iki ni cyo gihe cyacu cyo gukorera Imana. Nubwo Satani akomeje kuboha imitima y'abantu ayigarurira kugira ngo ababoye abone abazarimbukana nabo, natwe tugakomeza kwiyongera imbaraga zo kuba aba agenti b'Imana, zo kuba abakozi b'Imana nyakuri, zo gukorera Imana, tukiyongeramo imbaraga, tukabohora imitima. Abantu barakomerekera mu rusengero, abantu barakomerekera mu miryango, abantu barakomerekera mu kazi, abakoresha barabakomeretsa, abashumba bakomeretsa abo bashumbye, abayoborwa bakomeretsa abo bayoboye. Hari n'ibibazo byinshi bituma abantu bakomereka, ariko nazanye ijambo rikubwira ngo nubwo ibyo byose byuzuye muri iyi si turimo, iki ni cyo gihe cyawe cyo gukorera Imana. Wakorera Imana ukayinezeza, wakorera Imana hakabaho impinduka. Mu gihe Kristo azaba agarutse kujyana itorero, ukazabona iminyago iyo wirata, kuko hari ikamba tuzambikwa abantu bahinduriye abandi kumenya Kristo. Bibiliya iravuga ngo tuzaka nk'inyenyeri, nibura iryo kamba ukazaribona. Ngo Nehemiya amare kumenya izo nkuru, ngagaragaza umubabaro. Amaze kugaragaza umubabaro, ngo umwami ngo aje ngarabaza ngo niki cyabaye, bimeze bite? Amutekerereza inkuru z'iwabo, amubwira uko ibintu bimeze. Hamwe no gusenga kwa Nehemiya, reka mbabwire icyo nshaka kubabwira hano. Hari ibintu isengesho rijya rikuraho ibintu bikomeye cyane. Hari igihe ibintu ubona bisa nk'ibidashoboka, ariko wasenga Imana bya bintu bikavaho. Bimeze nk'inkuta z'i Yeriko, kubera gusenga Imana bigakurwaho. Ntabwo byari byoroshye ko uyu mwana ahabwa uruhushya rwo kugenda ngo ajye iwabo, uhereye no ku murimo yakoraga. Namwe mwese abagize umugisha wo gukoresha abantu, iyo ufite umukozi akagukorera neza, uba wumva atakujya kure. Uyu mwana rero ni ikigaragara ko yakoraga neza, kuko yari bugufi bw'umwami. Ariko kubera isengesho yabanje gusenga ritegura umwami, ngo ikiganiro yagiranye n'umwami kiramunezeza mu ruhushya rwo kujya iwabo no kubaka no gusana. Ngo agereyo asanga abantu batakaje icyizere cy'Imana, abantu muri bo ntibagifite ibyiringiro, abantu muri bo barwaye indwara yo gufata Imana nk'inyantege nkeya. Ushonje yageze ku rwego rwo kumva ko Imana itabasha kumuha ibyo kurya ngo arye. Uwambaye ubusa yageze ku rwego rwo kumva ko Imana itamwambika. Uwabuze umugabo ageze ku rwego rwo kumva ko Imana itamuha umugabo. Uwabuze urubyaro ari ku rwego rwo kubona ko Imana yizeye itabasha kuba yamuha umwana. Bibagiwe ibyabanje, bibagiwe amateka ya Bibiliya ko bahana na basara babyaye bashaje. Ibyo abantu babifashije hasi, babifashe nk'amateka nk'uko twigaga histoire, babifata nk'ibisanzwe. Asanga abantu ngo batakaje icyizere, ntabwo bagifite gutekereza ko Imana ishobora kuba yabatabara. Ngo areba strategy yababwirizamo, Imana itwongerera ubwenge abavugabutumwa, tubashe kumenya uburyo tugiye kubwiriza abantu dusanze. Ivugabutumwa ushobora kujya kubwiriza ahantu niba ari mu cyaro cyangwa ari mu mujyi, ugomba guhindura strategy bitewe n'aho ugeze. Uyu mwana ahindura uburyo bwo agiye kubabwiriza. Ntiyahagaze ngo avuye ngo mvuko Imana ivuze, ntiyahagaze ngo ababwire ngo yemwe
ngo yigira inama yo kubicaza arabaganiriza, aravuga ngo ariko mwebwe ntabwo mureba ko tumeze nabi, ntabwo mureba ko dufite ibibazo, ntabwo mureba ko isi yacu yabaye urukozasoni, abantu mbe twabaye abanyamateka mabi, ntabwo mureba yuko hasenyutse bwari ubuturo bwera, twari abantu bubatse amateka, twari abantu dufite Imana rurema, Imana ishobora byose, none ibyo byose twarabyirengagije, koko tugeze kuri uru rwego. Ngo arabaganiriza, mwebwe nimureba ko tumeze nabi, mwaretse tukiyunga mwakabaraga tugakorera Imana yacu, tukareka gukomeza kuba igitutsi. Yesu ashimwe cyane. Birakwiriye yuko abarokore, Bibiliya ivuga iki? Yavuze ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi, ngo niko umuntu akwiriye gutyaza mugenzi we, niko abarokore dutyazanya. Birakwiriye ngo twiyunge mu imbaraga, nubwo hari byinshi bitumara mu imbaraga, tukabona twaratakaje ibyiringiro, tukabona ko bitagishoboka, ariko birakwiriye ngo uyu munsi niwo wawe wo kugira ngo unsange umbwirize ubutumwa bwiza, uyu munsi niwo munsi wanjye kugira ngo ngusange mubwirize ubutumwa bwiza. Turebe mu isi y'umwuka ko isi yacu yononetse, abana ntibagitinya gutuka ababyeyi babo, ababyeyi ntibagitinya gukora iby'isoni nkeya imbere y'abana. Isi y'umwuka yarononetse cyane, harasenyutse, habaye amatongo, nta kintu cyo biteye ubwoba. None Nehemiya yavuze ngo nimureke twiyunge mu imbaraga. Bene data, nubwo agakiza harabugira ukabona ntibikigezweho, abantu bose bitwa abarokore ariko bashaka imbuto zikabura, nagira ngo mureke twiyunge mu imbaraga, nubwo gukizwa bigoranye, nubwo tubona turi mu isi iruhije, ariko twiyunge mu imbaraga, twe gukomeza kuba igitutsi, izina ry'Imana rye gutukwa ku bwacu, be gukomeza kuvuga ngo ni ba barokore, be gukomeza kuvuga ngo abapasiteri ni abajura, ni abatekamitwe. Twe gukomeza gutukisha izina ry'Imana, mureke twiyunge mu imbaraga, dukorere Imana yacu nk'uko bikwiriye, dukorere Imana yacu nk'uko ijambo ryayo ribitubwira, kugira ngo twe gukomeza kuba igitutsi. Impamvu dusoma ijambo ry'Imana, tugasoma ibyo Nehemiya yakoze, tugasoma ibyo ba Ezira bakoze, tugasoma ibyo ba Mose bakoze, abantu bagafashwa, nuko mu gihe cyabo bahagaze nk'intwari, bagakora mu gihe cyabo. None natwe kugira ngo dutegurire abazaza tutakiriho, nuko duhagarara muri iki gihe cyacu tugakorera Imana neza, kugira ngo abazaza bazajye banga ba pasiteri ntagozera, bakoreye Imana muri Kampala bitoroshye, bakoreye Imana muri Kampala ubuzima bugoranye, bakoreye Imana muri Kampala kwitwa umwadeperi ari ikibazo, bakoreye Imana muri Kampala igihe kwitwa umunyarwanda cyari ikibazo, ariko ngo bakorera Imana. Tugerageze kugira ngo mu gihe cyacu icyo turimo dukorere Imana, kuko nicyo gihe duhawe, kugira ngo abazaza nyuma yacu bazabona aho bahera, nk'uko natwe dusoma ibyo abatubanjirije bakaba barabikoze, bikatwongeramo imbaraga zo gukorera Imana. Ngo amare kubicaza, ngo arabaganiriza, arababwira, arabasobanurira ngo nimureke dukorere Imana. Ikintu cyiza nakunze, iyo umuntu avuga iby'Imana, Imana ikurikira ijambo ryayo kandi ikariherekeza. Ngo nubwo bari baratakaje ibyiringiro, Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo haracyariho ibyiringiro, ngo nubwo igiti cyaba cyaratemwe ko kizongera kigashibuka ndetse kikagira amashami nk'ayandi. Abo bantu nubwo bari baratakaje ibyiringiro, ngo barongera biyungamo imbaraga, ngo bumvise ibyo bintu babwiye. Umurongo wa 18 ngo arabanza batekereze ukuboko kw'Imana n'imirimo y'Imana. Abantu muri iki gihe dufite ikibazo gikomeye, abantu ntibagishaka kuvuga ko Imana yabagiriye neza. Umuntu arabyara agatinya kujya gushima Imana, ngo baragira ngo yirase. Umuntu abona amafaranga, Imana yamugiye neza, ntajye gutanga ituro ry'ishimwe ngo ashimire Imana ko ari cyo yamukoreye, ngo abantu barabireba bate. Abantu nuko dusigaye duteye. Ariko ngo aha indi ntwaro yakoresheje ya kabiri, ngo niyo kubicaza akababwira imirimo y'Imana. Sinzi ntabwo Bibiliya bigaragaza neza, ariko mu mirimo y'Imana yababwiye, nkeka ko harimo umwe twavuga. Kuba yarajyanwe ari umunyagano, yagerayo agakora ibwami, nacyo ubwacyo ni umurimo w'Imana. Bivuze ngo hari abandi bakoraga wenda mu gukata ibyondo, hari abandi bakoraga mu kubakishwa amazu babakubita kiboko, nk'uko tuzi ko Abisirayeli babayeho muri Egiputa. Ariko ngo abona umurimo mwiza wo gukora ibwami. Mu mirimo rero myiza Imana yamukoreye, nkeka ko yavuze n'uyu wagombaga kuba arimo. Rero hari strategy tugomba kujya kubwiriza abantu babaye nta kigenda. Umuntu uramubwiza nta kigenda. Abantu b'Imana twabaye ba nta kigenda. Niba dufite Kristo, mumenye ngo dufite byose. Niba dufite Yesu Kristo waje nka byose mu buzima bwacu, tureke kuba ba nta kigenda bene data.
tureke kuba ba nta kigenda, tumanuke tujye kubwiriza ubutumwa bwiza, kubera ko iki nicyo gihe cyacu cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Ntabwo tuzabwiriza abantu tubabwira ko ari nta kigenda, tuzabwiriza abantu tubabwira imirimo y'Imana yakoze, dushira amanga, tudatinya ko abantu baduseka, tudatinya ko abantu batureba, tubabwira ukuboko kw'Imana yacu. Uyu mwana amare kubibabwira, Bibiliya yambwiye ngo nuko biyungamwo imbaraga ngo batangira gukora uwo murimo mwiza w'Imana. Imana ishimwe cyane. Hari akandi kantu ntabura kongeraho, abantu iyo bakijijwe kenshi hari igihe agira ngo ubwo akijijwe abonye amahoro, ubwo yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, agakizwa, ibintu birarangiye, ubwo ibindi byose Yesu yarabirangiye. Ntabwo birangije, ahubwo utangiye urugendo rw'intambara cyangwa se urugendo rugana mu ijuru. Utangira kurwana n'ubwami bwa Satani, utangira kurwana n'umwijima. Paulo yabandikiye Abefeso, mu Befeso ndumva ubanza ari ibice 5, uhereye nko ku murongo wa 10 ngira ngo ni batari wa 11, aravuga ngo mwibuke neza yuko dukirana n'ibidafitiye inyama n'amaraso, dukirana n'imyuka mibi y'ahantu we mu kirere. Iyo tumaze kwinjira muri urwo rugendo rw'Imana, hari izindi mbaraga dutangira kurwana nazo. Mwibuke ngo twe turakorera mu isi y'umwuka, umwuka wa wundi w'Imana wera twahawe, twujujwe, tumaze kubatizwa mu mazi menshi, tukabatizwa no mu mwuka wera, cyangwa se tukabanza no mu mwuka wera tukabatizwa no mu mazi menshi, ariko tuba dukora dukoreshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Tuba tugomba rero guhura n'izindi mbaraga z'umwijima nazo zikorera Satani, tugatangira guhangana nazo. Iyo rero uri mu Rwanda nazo ugahura n'intambara, ntukijurute ngo ibi kuki byangezeho kandi ndi umurokore. Kuba warakijwe ntibivuga ko utari mu ntambara. Ijambo ry'Imana rivuga ngo dufashe igihe mu ntambara, kandi Kristo niwe uzaca intambara zigashira. Hari abo nyobora hano i Kampala bajya bakunda kumbaza cyane, ati se pasiteri, intambara mu itorero zizarangira ryari? Ngira igisubizo kimwe, njya mbabwira nti Kristo wenyine niwe uzaca intambara zigashira. Ahubwo icyo dusabwa ni uburyo tugomba kwitwara muri izi ntambara. Umuririmbyi umwe yaririmbye aravuga ngo aha turi hahoze abandi, kandi natwe tuzahava haza abandi. Igifite agaciro ni amateka meza tuhagirira. Itware neza mu gihe cyawe, urwane intambara nziza yo kwizera. Igihe nikigera, Paulo yarabyanditse aravuga ngo narinze ibyo kwizera, igisigaye yaramaze kuvuga ngo maze kumera nk'ibisugwa ku gicaniro, igisigaye mbikiwe ikamba ryiza. Ariko si nyine, kuko yarazi ko natwe inyuma duhari turimo tuza. Bene data rero, ndagira ngo mbabwire iri jambo ry'Imana, tumenye ngo iki nicyo gihe cyacu cyo gukizwa, tumenye ngo iki gihe cyacu nicyo cyo gukorera Imana. Dufite abantu benshi bari mu bwigunge, dufite abantu benshi bafite ibibazo, dufite abantu benshi bafite intambara, dufite abantu benshi basigaye babona Imana nk'umugome, dufite abantu benshi bamaze kubihirwa n'ibintu by'Imana. Ati bafite bateruye amadosiye barega Imana. Jewe naririmbye kuva muri 92, naririmbye kuva nkivuka, naririmbye muri korali z'abana. Ntabwo Imana yankoreye ibireba. Uriya waje ejo bundi, uko twabateje ejo bundi ameze gutya. Bafite amadosiye barega Imana. Abantu babihiwe n'iby'Imana, abantu bamaze kumva bicanze batagikunda Imana. Ariko nagira ngo mbabwire ngo nimwinjire muri abo bantu. Iki nicyo gihe cyacu cyo kuvuga ubutumwa, tukabohora iyo mitima iboshye, tukabohora abo bantu nabo bari mu bubata, nubwo baba barasigaye batajyanyweho iminyago, batarajyanywe i Babuloni, nubwo baba barasigaye batagiye mu byaha ngo basohoke mu nsengero bajye kwicuruza, bajye kunywa inzoga n'ibindi, bagasigara mu rusengero. Ariko abo basigaye nabwo babohewemo, bafite ibibazo, bicaranye ibyaha barega Imana, bicaranye ibintu barega Imana itabakoreye, bari mu rusengero. Ashobora gutangira amateraniro akitangira itama cyangwa se akareba ibyo ivuga bikarinda birangira atakuye muri kino icyo. Ntabwo bagifashwa, bari mu bubahe, bafashwe, barabaswe. Dufite rero intego cyangwa se inshingano yo kubasanga, tukababwiriza ubutumwa bwiza. Ni igihe cyacu cyo gukora abantu, tukabasura, tukabasanga mu ngo aho batuye, tukabasanga mu bibazo byabo n'ibyo bafitemo, tukabaganiriza, tukababwira ukuboko kw'Imana yacu ko twabonye. Ariko nta umuntu utarabonye Imana. Genda uvuge Imana nk'uko yakwiyeretse. Ikibazo dufite, abantu bashaka kuvuga Imana n'ibyo itabiyeretsemo. Niyo mpamvu bagera hariya bakabura n'ibyo kuvuga cyangwa se bakayireshera. Ariko ibintu Imana yagukoreye wowe ubwawe birahagije kugira ngo ubibwire umuntu yizeye. Vuga iby'Imana yagukoreye, wongereho iby'Imana yanditse ari ryo jambo ry'Imana. Birahagije kugira ngo abantu bizeye.
dufite abantu benshi rero bari muri ubwo buzima bicaye biyanze, igihe hari ibyo Imana itankoreye, igihe hari ukuntu bitagenze. Nimureke tujye kubabwiriza ubutumwa bwiza, tubasanga aho bari, tubabwire, babashe kubohoka mu mitima yabo. Abantu benshi Bibiliya igaragaza ibice bibiri by'abantu. Hari abantu bari barajyanywe mu bunyage barajyana, hari n'abari barasigaye, ariko n'abari barasigaye tutarajya no kubanyazwe, abari barasigaye nabo bari bafite ikibazo. Aho bari bari hari harasenyutse, nta gahunda yo kuhubaka hari bijya bibaho. Ugasanga umuntu ashobora kuba aba mu nzu nka etaje, afite ahantu h'agaciro kenshi cyane ku buryo hahenze cyane, ariko urusengero asengeramo ugasanga nta dirishya ribaho, bashobora kuba basesekamo amabati. Ni ikibazo, nta kindi kibitera, nuko yarabihiwe, ni umurakare. Mu nzu y'Imana nta bintu bikimufasha, kubaka ntibimurimo, wimuvuga, wimutuka, wimubwira nabi, ahubwo manuka umubwira ukuboko kw'Imana, uhere kuri bya bindi Imana yamukoreye, umugarure mu mwuka w'Imana no guhumura neza kuvuye ku mwuka w'Imana Imana yaguhaye. Namara kubyibuka araza guhera ko akore. Wishaka gukoresha umuntu atarabohoka. Nehemiya niyo yababwiye ngo nibahaguruke bubake batarabanza kugirana ikiganiro, ngo bamaze kugirana ikiganiro birutse kugira neza kw'Imana, bibutse neza y'Imana, ngo biyungamo imbaraga, barahaguruka bafata inzira bajya kubaka. Ngo bahura n'intambara imbere, ngo ariko bakomeza kugenda Imana ibaha strategy. Hari aho Bibiliya itwereka neza ngo bageze naho bubaka banarwana. Turi mu gihe gikomeye nk'icya Nehemiya, bene data, wivuga ngo icyawe kirakomeye, n'abatubanjirije cyari gikomeye. Igihe kirageze ngo twubake tunarwana. Igihe kirageze ngo niba ducuruze tunakiranuka. Igihe kirageze ngo niba dukora akazi ba boss baduhaye tugakore tunakiranuka. Ntabwo ari igihe cyo gukora umurimo umwe, birasaba ngo tuyikora ari ibiri, dushaka ibitunga umubiri tunashaka n'ibitunga ubugingo mu gihe kimwe. Ntabwo hakibonekaho umwanya wo gushaka iby'umubiri ngo tuze no kujya gushaka iby'ubugingo. Ntabwo hakibonekaho umwanya wo gushaka iby'ubugingo gusa ngo dusenge amasengesho y'iminsi 7. Kiraza kuba ikibazo, tuzasanga amazu dutuyemo batwirukanye kuko tutarubaka, turaza gusanga abana babirukanye ku mashuri, turaza gusanga abo twasize mu rugo bashonje, dusange aho kugira ngo tumanuke dufite ibisubizo by'Imana, dusanga ibibazo dusanze hariya biteza ikibazo nk'icyo Mose yahuye nacyo amaze kumanuka agasanga Abisirayeli baremye ikigirwamana. Rero kugira ngo twirinde ibyo byose, ndagira ngo mbasabe ngo twitoze gukora ibintu bibiri mu gihe kimwe. Twubake tunarwana, dukore ibitunga umubiri, dukora n'ibitunga umwuka. Niba uri muri business yawe, ucuruze wibuka gukiranuka, ucuruze wibuka kubwiriza ubutumwa bwiza abaje bakugana. Ubutumwa bwiza si ugusoma ijambo ry'Imana ngo babwire gutyo gusa, n'ururimi rwiza kubereka ko hari icyo bazajya bavuga ngo uriya muntu ni umuntu w'Imana. Iyo umaze kuvuga ngo uriya muntu ni umuntu w'Imana, ubwo ubutumwa bwiza wamaze kubuvuga baba bakubonye mu Imana, batangira kwigana Imana iri muri wowe, ukaba umaze kubwiriza ubutumwa bwiza. Bene data, mureke guha. Abantu benshi barimo barahigiye Imana, akavuga ngo Mana nuramuka unkoreye iki nzagukorera. Mana nawe urabizi ko ntagukorera bitewe n'ubuzima ndimo. Mana urabizi ko ntabigenza gutya. Nagira ngo mbabwire ngo iki ni cyo gihe cyawe cyo gukorera Imana. Ntabwo Imana iyobewe igihe urimo, nta nubwo cyayinaniye, ahubwo irashaka kugira ngo ukorere muri icyo gihe. Numara kugikoreramo ikwimura igushyire mu kindi. Nagira ngo nkubwire ngo umwana iyo ari mu ishuri ntiyige neza ngo akore ibizamini neza, arasibira. Ikintu gitumye utinze muri icyo cyiciro urimo ni uko utarimo ukorera Imana neza. Nuramuka ukoreye Imana muri icyo cyiciro urimo, bizatera Imana kukwimura igushyire mu kindi. Nta gihe kibaho umuntu yabamo ntabashe gukorera Imana. Igihe cyose turimo, cyaba ari icy'umunezero, cyaba ari icy'umubabaro, cyaba ari icyo gukira cyangwa se gukena, ari icyo kubyara benshi cyangwa se bakeya, ari icyo gupfusha ababyeyi, igihe cyose twaba turimo ntigikwiriye kutubuza gukorera Imana. Nta gihe kibaho kibuza uwizera gukorera Imana. Rero bene data, nagira ngo mbabwire ngo iki ni cyo gihe cyacu cyo gukorera Imana. Nimuhaguruke dukorera Imana, niyo misiyo yacu, niyo gahunda yacu. Dukorera Imana mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Data wa twese azatugororera. Murakoze. Tuganiye ku musozo ijambo ry'Imana twarimo tuganira. Nifuzaga yuko abantu bava mu bubohe bubata aho Satani yaboheye abantu,
bashyize inzitwaza imbere, ibi ntibyatuma nkorera Imana, hari ibintu Imana ubuse najya kubwiriza ngira inkweto imwe, ubuse najya kubwiriza. No, ibyo tubivaneho. Iki nicyo gihe cyo gukorera Imana. Uburyo bwose urimo wabasha gukorera Imana, kandi Imana ikanezerwa, abantu bakabohoka, bakava mu byababoshye, ababohowe mu gahinda bakabohoka bakabona umunezero, ababohowe mu byaha bakabikizwa, bakamenya ukuri bitewe nawe. Imana ikagukoresha ukubaka amateka muri Kristo Yesu, ukazahabwa ingororano ku munsi w'amateka. Murakoze, mureke dusenga Imana. Mana, turagushimye kubw'ijambo ryawe. Twebwe dukoze umurimo wo kubwiriza no kubumbura akanwa tubivuga, ariko tumeze nka wa muhinzi wasohoye imbuto ajya kubiba, zagiye zigwa henshi hatandukanye. Ariko ndagusaba kugira ngo ushyigikire iri jambo ryawe rigwe mu mitima y'abantu, rishora imizi, kugira ngo abantu bakizwe, bave mu byo bibwira, kandi babohoke babashe kugukorera, kuko iki nicyo gihe cyo kugukorera. Iki nicyo gihe twahawe, icy'imbere ntitukizi. Ndakwinginze rero kugira ngo ushyigikire iri jambo ryawe, kandi nanjye ukomeze kunshyigikira. Bisabye n'izina ryawe ryera Yesu, amen.